tugiye kureba uburyo wamenya password ya wifi muri machine. Ubushize naberetse uburyo wabasha kumenya password ya wifi muri telefone, noneho uyu munsi ngiye kubereka uburyo wabasha kumenya password ya wifi ukoresheje imashini cyangwa se ukoresheje laptop. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi uburyo ibyo bintu bikorwamo. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe kumfollowinga. Hari ukuntu uba ugiye nk'ahantu, wenda ugiye nko gusura umushuti wawe cyangwa se ugiye nk'ahantu runaka, ugasanga hari imashini irimo wifi, ugasanga wenda ikonekise kuri wifi, ariko bitewe nuko utazi iyo password iri muri iyo mashini, wowe ukaba utabasha kugira ukaba utabasha kuyishyira muri mashini yawe cyangwa se muri telefone yawe. Uyu munsi noneho ngiye kukwereka uburyo bwiza wabasha gukoresha, hanyuma ugahita umenya iyo password iri muri iyo mashini cyangwa se iyo password iri kuri iyo connection ikonekise kuri iyo wifi, kuri iyo laptop. Nta kindi uzakora, mbere na mbere reka tubanze tuze noneho tuyikonekite kuri wifi. Iyi wifi isanzwe irimo, ariko password yayo ntayo tuzi, kandi nta n'uburyo twabasha kuyibona kameme bitewe nuko tutayizi. Turayikonekisa. Noneho ikintu cya mbere uzakora ni iki? Ikimara kuba connected cyangwa se nusanga iri connected, ikintu cya mbere uzakora kugira ngo ubashe kumenya password ya wifi irimo, uzaza hano, iyi niyo nzira yonyine nagerageje gukoresha, nagerageje kubona wabasha kumenya password ya wifi ukoresheje imashini. Nta indi nzira bazakubwira uzamenye ko bari kukubeshya, cyangwa se uzamenye ko abo ari abamamyi. Uzaza hano, ahangaha noneho ukande right click. Ndakeka mwese nta muntu utazi right click. Noneho urabona hazafunguka utu option tubiri, hazaza double shooter na open network. Noneho uzaza hari aha kabiri kuri open network. Noneho ukimara kuhakanda uzagihinguka ahantu hameze gutya. Hano urabona hari ibintu byinshi cyane, urabona hari ubwoko bwa nuze bwa connection dukonekseho. Urabona hari izina rya connection irimo, urabona. Noneho wowe ikintu uzakora, bino byose uzabyirengagiza. Ikintu uzakora, uzaza hano handitse network and sharing center. Hano kanze mpabereke neza, muharebe neza, bitewe nuko ngiyewe ngerageza kubakorera akantu ku kandi kugira ngo hatagira ikintu kiza kugucika. Guys, ndakwibutsa niba utari wamfollowinga cyangwa se niba utari wakora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe. Noneho uzahakanda. Ugikanda hariya uzahita uhinguka kuri dashboard nanone imeze uko. Uzahinguka kuri dashboard imeze uko. Mbibutse ko ubu buryo nibwo buryo bwonyine wabasha kumenya password ya wifi y'ahantu, cyangwa se wifi nyine usanze muri mashini ahantu ukuntu nyine. Noneho urabona hano hari utunuze dutatu, hari center pan na network and internet, noneho na network and sharing center. Urabona hari igihe uzaza ugakanda hano handitse network and sharing center, hagahita hafunguka kandi ka option. Gusa nge nagerageje kuhakanda mbona ntabwo ari gufunguka. Noneho nubona hatari gufunguka, ikintu cya mbere uzakora ni iki? Uzahita ugaruka, uzaza hano hepfo gatoya, kanzinze mpabereke neza, kampashyire suri. Uzaza hano handitse access typer. Hano kanze mpabereke imashini kiri kudutenguhara. Uzaza urebe ahangaha, hano handitse internet hano, cyangwa se hano handitse wifi Infinix Smart. Wowe uzasanga handitse wifi ryonyine gusa, cyangwa se n'irindi jambo ryiyongereyeho ry'iyo connection uri gukoresha. Kanze mpabereke neza, ndabona ahangaha hano. Kanze nanone nongere mpagaruke, mushobora kuba mutahabonye neza. Hano handitse access typer, cyangwa se hano handitse internet. Uzaza urebe hano, hano uzaza urebe hano.
uzasanga handitse wifi n'irindi zina ry'iyo wifi uri gukoresha nyine. Uzaza noneho uhakirike cyangwa se uhakande bitewe n'ururimi ukoresha. Uzaza uhakande, ukihakanda urabona hazaza akantu kameze gutyo. Noneho hano urabona hari ibintu byinshi, hari interineti nyine, interineti uri gukoresha, imyirondoro ya ibintu byinshi cyane nyine, megabyte ukuntu zikora, iminota ukoreshamo, amadatabase, speed nuze ibiri kugenderaho. Noneho twebwe ikintu tuzaza hano handitse wireless property. Ndakeka ubwo ntariko hareba neza. Aho ngaho niho uzaza ukanda. Ukihakanda nanone uzahita uhinguka nanone ahantu hameze uku, amazina ya connection uri gukoresha, utuntu twinshi nyine. Mwihangane uyu munsi nagerageje kubanyuza mu nzira ndende bitewe nuko ariyo nzira yonyine nabonye n'ubundi yoroshye ya hafi nyine. Hari indi nzira nanze kubanyuzamo, mbanyuza muri iyi nzira bitewe nuko nabonye ariyo ya hafi. Noneho hano urebye hano gutya mu ruhande urabona hari ahanditse security. Hano handitse security, noneho niho uzakanda. Aha handitse security rero niho tubasha kurebera password, niho turebera password y'iyi account iri gukoreshwamo hano, y'iyi wifi nyine iri gukoreshwamo hano. Urabona bazakuzanira ubwoko bwa connection uri gukoresha, bakuzanira n'ibindi bintu ntamenye ibyo ari byo, ntabwo nigeze mbikorera research. Noneho hano hasi urabona hari ahanditse network security key. Hano uzaza noneho wikandira hano handitse show character. Hano show character urabona tukihakanda duhise tubona password ya wifi. Urabibona, ndakeka uri kubibona neza. Iyi niyo password y'iyi wifi turi gukoresha hano. Nawe nukenera kumenya password ya wifi iri mu mashini cyangwa se iri muri laptop zaba uri gukoresha utayizi, ni ubu buryo uzabasha kuyibonamo. Ndabizi ubu buryo abantu benshi ntabwo babuzi, nanjye nkubwira ibi nabimenye uyu munsi, ntabyo narinzi pe, ntabwo ngiye kubiharaho, ntabyo narinzi. Abantu benshi buno buryo ntabwo bari bazi. Niba rero nawe ubu buryo utari buzi, wanyandikira muri comment ukambwira niba ubu buryo bugufashije cyangwa se niba butagufashije, ukambwira icyo nzagukoreraho ubutaha. Ni Darius Tech, tuzadukomeza tubane mu yandi mavideo agiye atandukanye, kandi mbibutsa ko ukeneye no kumenya ibijyanye na telefone, wifi, gukoresha wifi muri telefone, iyo ufite izi video narayikoze ndayishyira, ngiye kwishyira hano muri description, muraza kuyibonamo mujyeho murebe. Niba utazi uba nk'ahantu ukaba utazi nka password yaho ya wifi, urabona uburyo wabasha kuyikoresha, hanyuma nawe ukajya uyikoresha muri telefone yawe. Guys, nizere ko video mbakorera zikomeje kugenda zibafasha. Niba zigufasha wanyandikiraho muri comment ukambwira ko zigufasha, cyangwa se ukambwira icyo nzagukoreraho ubutaha. Ni Darius Tech, ntibibagirwe gukora